Abagabo ni mwumve. Mu 1991 umukire w'imyaka 85 yinjiye mu nzu y'akabyiniro ibamo indaya yari iherereye muri Houston. Iyi nzu yari yinjiyemo nticyari icyumba cy'inama cyangwa se igikorwa cyo gufasha abatishoboye, yari inzu y'uburaya. Gusa uyu mwanzuro umwe yarafashe wahise wandika amateka ku isi. Ndabasuhuje, nitwa Ismael Mugisha, bahaye ikaze kuri YouTube channel yanyu Télé Montagne Rwanda. Mukomeze mukore subscribe kuri channel yanyu, nibwo muzajya mubona ibiganiro rusange tubagezaho hano, ibiganiro bikwigisha buri munsi birihutirwa. Amazina ye ni J. Howard Marshall. Yacuruzaga petrole. Amafaranga yaratunze arenga miliyari y'amadolari y'Amerika. Umugore wamukuruye bino by'abagabo dukururwa n'abagore hitwaga Anna Nicole Smith. Yari afite imyaka 23. N'umugore n'ureba yari afite ubukene ndetse ntaho yari azwi. We yakoraga mu nzu nyine y'uburaya mu masaha ya mu gitondo cyangwa se ku manywa muri make. Bahuje amaso, nawe urabyumva ibyakurikiye. Ku munsi wakurikiye Marshall yamuhaye envelope irimo amadolari 1000. Aramubwira ati, uyu munsi ntujye mu kazi, mugore mwiza nakunze. Don't go to work my lady love. Ntuzongere gukora ukundi. Mucyo mbivuze, byasaga nko kuva mu mwuga w'uburaya ubundi ugahita utangira kubaho ubuzima bworoshye. Gusa impano ntabwo zarekeye aho. Yamuhaye imodoka ya Mercedes. Yamuguriye n'imwe mu mitako y'akataraboneka yatunzwe n'ibirangirire ku isi nka Marilyn Monroe. Angana na miliyoni imwe y'amadolari y'Amerika yayakoresheje mu mitako. Imiryango yaramufungukiye, amadeni ayasohokamo n'umugore. Ubuzima bwe buhinduka mu gice cy'ijoro rimwe gusa. Nyuma gato Anna Nicole Smith yahindutse icyamamare. Utaramumenye ni bake. Yarazwi hose, buri wese amufiteho amakuru. Mu 1994 yahise ashyingirwa n'uyu munyabiliyoneri wari ukuze cyane ku buryo yabaga yanamubera sekuru. Mu mezi 18 yakurikiye n'imyaka 2 J. Howard Marshall yarapfuye. Nuko inkuru iba yizinze gutyo. Abagabo bumva neza iyi nkuru bidasabye no gusobanura. Nawe ndagira rero uyumve, nta bintu by'amarangamutima biguhumye amaso. Amabyiruka ndetse n'ubwiza n'imbaraga, amafaranga n'imbaraga. Iyo imbaraga zihuye n'imbaraga birasuhuzanya, nta nubitindaho. Iyi nkuru ntabwo rwari urukundo mu by'ukuri, kwari ukugurana umutungo ndetse n'ubwiza, umutekano w'amabyiruka. Ikibazo ntabwo ari igurana, ikibazo ni abagabo bakomeza kwibeshya icyo abagore bakunda baha agaciro kenshi y'amafaranga hagize. Ntabwo uyu musaza w'imyaka 85 yakuzwe n'uyu mukobwa kuko yari mwiza, kwari ukubera ububasha yari afite. Yamukuruye kubera ububasha n'ubutunzi. Mwaka miliyari y'amadolari y'Amerika yari atunze icyo gihe. Nuko inkuru ntizigere inabaho. Uyu munsi nituba tunari kumuvuga ni Marshall, umusaza w'umukire. Abagabo mwiga Isomo, amafaranga ahindura amategeko. Gushaka kubyumva ukundi nibwo wisanga bagukinye nk'ikigoryi. Ukeneye amafaranga, menya icyo uzana ku meza y'ibiganiro, menya ibyo bakunda. Ntuzongere kwitiranya gushaka amaramuko, gushaka amahirwe kwabo ngo ubyitiranye n'urukundo ngo wabakuruye. Igira ku mateka cyangwa se uzasubiremo amakosa, ibyo maze bizagutera agahinda kenshi. Nshuti bakunzi bacu, nishimira ko mujya gukurikira Télé Montagne Rwanda. Isomo ry'uyu munsi na turisoreje. Urubuga Life Compass ni urubuga rugira abantu inama ku buntu nk'izi. Life Compass Rwanda ushobora gukanda kuri link nashyize munsi y'iyi video no muri comment, ubundi ukabasha cyangwa se ukabasha kuba wagisha inama ku byerekeye urukundo, ubuzima, amafaranga ndetse n'imibereho. Wabona no kuri Facebook. Kuri urubuga uba ushobora guhabwa ubujyanama kuri WhatsApp yawe, SMS ndetse na email ukoresheje ibyo ngibyo. Byose bigakorwa mu ibanga, nawe umenye uwo uriwe
kandi ubwo ugahabwa ubujyanama bukubereye. Life Compass, habwa inama y'umunsi ku gihe. Ikiganiro naha tugisoreje. Iki kiganiro wagikunze, manuka munsi y'ivideo wandike ijambo rigira riti duhereza ibindi, nanjye ndashyiramo agatege ndusho kubahereza ibiganiro byinshi byiza. Ku kirahuri cyawe ahagana iburyo hariho ibindi biganiro wareba nk'ibisanzwe. Mwibuke mukore subscribe birihutirwa.